nakwibwira ndimo gusenga mazi iminsi mbisengera kuva yaza ndi ku mavi. Amen amen. Urumva Uwiteka za rwose uzaze nawaze hama numara kwagira nzakwereka uzakora n'ukuri babyumva rwose n'ugusaba Imana cyane azamenya ko hari mbese nkubwiye azumira azamenya ko Imana ari igitangaza kandi abone ko ibyo arimo Imana ni igitangaza sha humura kandi ukomere tuzi kandi ntugire icyo umugaragariza nawe nkuzi ubutwari nkuzi ubutwari kubishoboza oya humura izabigushoboza izabishoboza ikize ariko se noneho uyu mugabo ko ndeba bumukereyeho umva yajya gatinda ariko uko ndabona birenze reka muhamagare kugenda abona bose aya majoro yarakabije harimo arayikupa kandi baraza aca ibiti n'ibuye abeshya ngo avuye kwa Budarazuru na Kirimari kandi aho ari ndahazi arabeshya narahamwe yibereye kwa Ihokoze nanjye ndimo ndahangayikira ahangaha mu ntebe mpasinzirira Ihokoze we ntiyambeshya kuko mubagejeje amasaha nta kintu arageraho kuko ariko mbona Ihokoze ari umukirisitu ashobora kutambeshya reka ntegereze ndebe abakobwa bakowe ariko se we bite byawe uzi ko bwari bugukereyeho neza bite se byinshi none subiye amasaha ariko wugiro simba ntahi wanjye ikibazo ufite ni iki ese gutahi wani ukuraza abantu mu ntebe mbese ntabwo twatandukanye nkubwiye aho ngiye ariko aho ngaho bo ntibaryama baryama se baryama iki erega banagenge gushaka imari nakubwiye ko ariko wogeze ngo gushaka imari n'imikino uzaze abari uzajya ujyayo none bishaka hakiri kabitaye kuko birakabije ariko reka nkubwire ubutaza bro ujyayo birakabije ntabwo ubona ibintu banarayemo niruka nkashaka ubona imari gusanga mu magazine kugira ngo iba yavuye mu ijuru igahubuka ko mbana yihangayikiye bayibwirwa n'iki se kwirirwa wicaye reka jewe byo mpamahoro ushaka kujya uryama urumva ntabwo ndi Thierry uneza amatwi ntabwo ndi Thierry uryama rega jya umenya ko nanjye mba mpangayitse utaragera ahangaha hakundi wangaye kukanza n'utwo tuba wajya utaha kare mugabo wanjye kureba nta kare twavana ibintu byo gucuruza twabivana he reba kugira ngo uzavugane na Budarazuru uvugane na Kirimari uvugane na Hasani muravuga igiswahili uravuga icyongereza uravuga ibintu byose wagize ngo ni imikino uzaza ujyayo maze ndebe ko wanamenye icyo uvuga kandi abagore bose nzi ukuntu mwigize ariko cyari umuntu yagukuramo iryinyo mwagiye ku meza se jyayo ushaka kurya wino tubanze dusenge ndinanira ubusengeri n'ubu bwabo bwawe umuntu yanasenga Imana ikazumva mba bitoroshye kandi ariko se byakugendekeye bite oya sinshaka nakubwira ngo jewe ndimenya ngo bandi mu akazi utanashobora akazi kananiye abantu bose ibona ibintu byose twarabigezeho wibaza ko byavuye he ntabwo ari ukukurara amajoro mpangayitse iyo Mana mubwira ngo dusenge yadufashije tugera kuri ibi byose usenge ndananiwe jewe usenge aba ndebara nta katarorwa Thierry ntabwo urasinzira sinaherutse mwaryamye naze kumvaga papa gutonganya byagenze bite kwenda kukwica oya Thierry humura ntabwo wigeze antonganya rega no kubera umunaniro aba yavuye ku kazi akajya gushaka ibyo tuzacuruza ejo ageze hariya rero yasanze wa muzamu yisinziririye yari yabuze umuntu umukingurira nta kindi kibazo humura ajya kuryama sibyo ijoro ryiza uramuke abakobwa bakowe ariko se uyu mugabo nabonye watashye ameze nk'uwariye umuvunderi wabishye wawe uvuga nabi kuriya ariko noneho ntabwo nzi ikintu yariye kwa Wakoze yajyaga aza avuga nabi ariko ubwo byarenze arimo arambura ko yankura iryinyo cyangwa
akabera ijisho uyu mugabo najya kumuryama inyuma ntiyabimirenze yewe kanegere mu cyumba cy'abashyitsi mbariho njya kwiryamira nzaba ndeba ibyacu nzaba mbareba. ariko tuyeri niba utakiza ngo dukine agapira ukaba utaza ngo dukine ico n'imigani muri hari icyo wabaye n'iwanyu muri abakire nyine mufite cya televiziyo turagifite nyine mufite cya firigo nacyo turagifite none se kuko utaza ngo dukine dutere n'agapira bane mufite barambwiye ngo mufite n'ikimodoka kinini turagifite nyine ko iyo muje ku ishuri ntabwo mukizamo buriya mujya muza n'amaguru si mukizamo none se twebwe iyo mugiye ku meza mwebwe n'umufite ikizu kinini turagifite mwese buriya muri kiriya kizu cyanyu harimo ibyumba bingahe harimo ibyumba bibiri by'abashyitsi kimwe cyacu ikindi cya papa na mama papa ese na mama barararana mwese iyo mugiye kurya baricara ku meza mugasangira twese turaza nyine tugasangira nose kuki bimbajije kamwihorera reka ngutahane urabona aho amasaha ageze bwije ubu amasaha yarenze ngutahane noneho nkugeze mu rugo unonge kubareba kuko none ureba b'abahindi bane bose nibo ndi burebe urabona ndagomba kureba Hasani Abdarasuru ndagomba kureba Rashidi na Kirimari kugira ngo baduhe imari none rero reka ibyiza dufunge noneho kugira ngo ngutahane ko mbasha kuri butinde urumva abantu bane bose ngomba kureba ntabwo kandi buri wese tumara nabyibura nk'amasaha abiri urumva ni igihe kinini sibyo byiza wivuga menshi ahubwo ugiye nta kibazo ufunga nta kibazo turafunga mu kanya reka mbe mbanza kubara imibare yanjye nishyire kuri gahunda turafunga mu kanya kuko nanjye nari mfite gahunda ndi bujyemo. Hari gahunda ujyamo se? Hari umudamu w'inshuti yanjye urwariye hariya kwa muganga ndabanza kujya kumurora. Ese yewe ibyawe byaramenyekanye ugiye kureba abahindura dondobekanya amazina atagira ingano. Narakumenye bayira kutazafatirwamo nka seti. Umujyo wahageze? Nahageze reka ndiducitse umugambi. Ntabwo utinda ubona ari mukanya wageze aha ngaha none ubwira ugiye kwambika ni sawa. Karibu. Reka ntabwo cyane umugambi da. Wabaye gahunda gusa nakundi. Reka no mu bucuruzi n'icyo gahunda. Ati n'iki muzagira. Reka ndukinga kabisa. None se. Aryamye. Shasi. Ugisha sako ari hano? Aka naweje kwa tanti wawe na mukobwa. Ese. Reka nzihangane gato ndaje. Ihangane ndaje. Fajiho. Karame. Ni karibu rero. Nukuru. Karibu mbega mama. Bamuruhukiye. Bana barabe batabasinziriye. Reka ntaba bahari. Humwe nawe ko nawe bagiye. Numukozi. Ntabwo bari ngo. Wowe. Uri umwana mwiza. Stari. Neza yi. Yakoze ko buryo uryama ku gitanda cyiza. None rero oyaganye gato ndaje. Ngiye kwa ko na uvuga mu gikaye kinze neza. Ngo binde bashaka gusa kuri iyo ntacyo. Ndaje. Inkweto. Uri mwiza. Mwagize ubwo sinitara takari kuzimiriza. Rinzira. Kuzimiriza rwose. Rwose.
nshobora wowe ikintu ukora wumva ni ukujya kugira cyose ujye wikiriza ntuvuge wikirize gusa uvuga ngo ibyo gusa wumva ntakayobora witeka dufashe gahunda dufite ubundi ugiye wishyira reze si umugabo wawe wishyira reze umureke kabisa nyuma gahunda nirangira rero ukorore kugenda yingura kuko nabona ni noneho ikibazo ibyo ari muri bibi reka amatwi tuze areba ukabutera ni parufe mwitera cyangwa uvane yamaye mvuge iki yo kuhaye ubu ni nene ariko humura nakumve kumvura wagira ngo ni njyewe benshi ariko burya hari umuntu ukunyura burya amagambo y'ikinyarwanda uba ugushimye rwose ndagushimye ubwire rwose hogoze yewe ikintu uzakenera cyose rwose ndahari reka nkwemerere ko ngiye kumutera nkunga wawe umwanya umugabo wawe adahari rwose ntuzagire ikibazo cyose uzagira uzajya umbwira ukuntu washimishije nanjye rwose niteguye kuzagushimisha mu bintu byose reka dawe ya burya ngo nk'uko abagabo barutana burya n'abagore barutana aho si cya kiyorero cyanjye yanga ufite umugore washatse yashatse mva wowe rwose mva ni igitangaza sinabona uko nabisobanura gusa kugira ngo nkwereke ko nishimiye rwose ukuntu wanyakiriye ndakubwiye buri kintu cyose umugore wanjye ntazabimenye rwose iryo banga urikomeze ahasigaye turi kumwe icyo uzakenera cyose umwanya umugabo watazagaruka ndahari niteguye kuzagikemura nanjye nk'uko mukemura ibibazo byanjye rwose nanezerewe pe ukuri wowe urinde wowe winjira urinde icara neza icara neza Imana ishimwe yewe Imana ishimwe we none se umugabo mwiza yewe none se karve ahandi ni hehe nkuko agashumba humura nukoze humura none se se wageze hano ute wowe nahageze nyiriho koza sose ngiye muhamagaye wewe wangambaniye ko ntabona ngambanye kaje ukuri kwarebye uburyo narebye uburyo umaze iminsi mbona waratangiye mu taki munsi nkuko tubiganira ushaka kwagufasha mu maguru mashya maze tarareba inkombe kupagiho nk'ukuri ihangane nitwe turi kumwe nta wundi muntu muri iyi nzu humura rwose humura n'ukuri humura none se bagira ngo dukize ubugingo bwawe ko twabonaga watandukiriye wavuye mu murongo bagira ngo ugarukiranye umurongo mwiza w'abakirisitu rwose humura rwose tuzi umugore wanjye n'ukuri rwose musabye imbabazi
rwose musabye imbabazi nukuri ndakubabariye mugabo ntabwo nzongera rwose amen 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 mugabo ndakubabariye rwose ushitse umutima hamwe rwose ndacyagukunda mugabo se ko numva umutwe urya oya humura humura umutwe urya oya ihangane kumva mfite isesemi wakira ahubwo ipantaro yanjye yambaye rwose none se oya papa Jimo uri kwambara nabi sheri wanje uri kwambara nabi rega wigira igihunga wigira ubwoba rwose humura utuze rwose ambara neza humura rwose ntimuzabivugira se nakwimena indako humura komera igikuru nuko wihaniye rwose nukuri ntabwo nzongera rwose kangore n'ishati imana ntabwo rwose ukankwambika sheri wanje kubera icyigisho umenye neza ko abadamu umugore wawe ari n'undi wese abadamu bose ni kimwe mugabo kararya abo hanze nyokora umunezero wose nta kihabuze rwose ntange wose wo kuzafata umutungo wawe utera inyoni urajya mu bandi bagore kandi abagore bose bagucyuza umuntu ambara neza mwambike neza shamagi woda yambaye ishati nabisha sheri uri mu bikigo ambara neza reka tuza rwose ushyitse umutima hamwe nta kibazo rwose ntabwo nzongera rwose uri witeka no yakubabariye n'ukuri kandi se imbabazi arazihabwa rwose mumbabariye rwose cyane ntabwo nazongera rwose oya nukuri neza wajye umufasha umufungire neza nakubabariye sheri wanjye oya humura wigira ubwoba rwose nakubabariye nta kibazo murakoze rwose ntabwo rwose nzongera amen ntugire ikibazo rwose ndacyagukunda kandi n'Imana iragukunda ndagushimiye nawe rwose mwese ndabashimiye rwose musengere kugira ngo rwose ne kuzongera Imana ifashe icyano ntabwo nazongera amen witeka azaguha imbaraga rwose uzapfuka amatwisenge kuri mwe kandi ukabisenge witeka mani horaho turagushimye cyane turaguhimbaje muri kano kanya dukoreye ikomeye cyane ufashe umugaragu wawe umugaruye mu nzu uwiteka mana Yesu shimwe cyane shimwe kubwo ibitangaza ukoze none ahangaha mwishimwe Yesu wacu shimwe uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu amen urakoze Yesu urakoze rwose amen rwose kandi komera kandi rero hano ushikame umenye ko turwanya imyuka mibi y'abadayimoni batsindwe mu izina rya Yesu ushikame rwose batsindwe mushake tumaze inkweto zanjye turazishyize hano ku muryango hariya turazisanga mwakira telefone na phone rwose mugende mukundane mama mukundane rwose mube abantu oya nta kibazo rwose nshima umukiza kubera ibyiza
kumenyesha ibyaha byanjye, mazambwira ko nakwiriye kandi ko nkwiriye kwihana. Ndavuga nigenda ndatsinzwe, unyakire mwami Yesu. Fata ukuboko mukiza, unyobore mu nzira yawe, dore hariho umwijima wabuditse iyi si yacu. Abantu benshi baragwa bakava mu nzira yawe, nanjye ndi umunyantege nke, ndagusaba ngumbe hafi. Nimureke ndate Yesu, uwo mukiza udahemuka. Iyo umutakiye unaniwe, ihutira kugufasha. Iyo unanijwe n'amakuba, abanzi bawe ari benshi, Yesu agusigaraho maze akaguhumuriza. Fata ukuboko mukiza, unyobore mu nzira yawe, dore hariho umwijima wabuditse iyi si yacu. Abantu benshi baragwa bakava mu nzira yawe, nanjye ndi umunyantege nke, ndagusaba ngumbe hafi. Hariho ubwo ngeragezwa ngasakirana n'umubisha, nkagerageza kurwana n'imbaraga zanjye bwite, maze nabibwira Yesu akanyereka inkovu ze, ati humura witinya kuko nanesheje urupfu. Fata ukuboko mukiza, unyobore mu nzira yawe, dore hariho umwijima wabuditse iyi si yacu. Abantu benshi baragwa bakava mu nzira yawe, nanjye ndi umunyantege nke, ndagusaba ngumbe hafi. Agatwikira ibicumuro, turamumenyesha yuko urugi rugikinguwe. Yesu ateza amaboko, ahamagara inginga, ati mwese muzaho ndi, kandi ndabahera ubuntu. Fata ukuboko mukiza, unyobore mu nzira yawe, dore hariho umwijima wabuditse iyi si yacu. Abantu benshi baragwa bakava mu nzira yawe, nanjye ndi umunyantege nke, ndagusaba ngumbe hafi. Fata ukuboko mukiza, unyobore mu nzira yawe, dore hariho umwijima wabuditse iyi si yacu. Abantu benshi baragwa bakava mu nzira yawe, nanjye ndi umunyantege nke, ndagusaba ngumbe hafi. Nanjye ndi umunyantege nke, ndagusaba ngumbe